Ladies and gentlemen, reka nizere ko mwese mudukurikiye mukomeje kumera neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Mbabwira ngo welcome back to my YouTube channel Ijambo nkuko rimenyerewe n'abantu bagiye batandukanye. Rero mbabwira ngo bahaye ikaze, ibuka kukana subscribe mu gihe uzi yuko ukeneye kujya ubona byinshi bigiye bitandukanye, ukeneye kubona cyangwa kunguka inama zo mu buzima bugiye butandukanye. Abantu benshi rero mwagiye mutwandikira mutubaza nakora iki. Uyu munsi rero hari urubyiruko cyangwa mu kimwe ikibazo gihari mu bantu bagiye batandukanye. Umuntu akibaza ngo nakora iki kugira ngo wenda mpindure ubuzima bwanjye, nakora iki kugira ngo mbone amafaranga. Muri iyi minsi urubyiruko rufite ikibazo cy'amafaranga kabisa. Amafaranga yabaye ikibazo muri iyi minsi, ugasanga umuntu aravuga ati se kubera iki birimo guhora bigaruka ku rubyiruko, umwana w'umusore akazi karabuze, amafaranga yarabuze, ese abandi kugira ngo babibone byagenze bite? Ariko muri make icyo kibazo uyu munsi kigiye gukemuka n'ukurikiza inama zongeye kukubwira, zishobora kugufasha kugira ngo umenye ngo nakora iki kugira ngo nanjye ubwanjye niteze imbere. Hari urubyiruko njya mbona abantu batungana, ukabona umwana ku myaka ye, cyangwa se umuntu reka ndeke kumwita umwana, ukabona umuntu ku myaka ye wenda 27 afite imodoka agenderamo, cyangwa afite wenda n'umuntu witeje imbere, ubona ko agaragara nk'umuntu uhamye unavuga ijambo rikumvikana mu muryango. Nyamara wowe wagera muri famiye muri make ukaba kiri wa wundi unavuga ati boxer yacitse, ukibaza se nabigenza gute? Rero igisubizo ni iki ngiki. Uyu munsi urubyiruko rufite ikibazo cy'uko akazi karabuze. Nyuma y'uko akazi kabuze, noneho ikindi kintu gikurikiyeho nuko nyuma yo kubura akazi abantu bahugiye cyane mu matelefoni. Telefoni irimo kuba ikibazo gikomeye cyane, yakabaye igisubizo ahubwo irimo kuba ikibazo. Telefoni rero yagufasha gute? Aho kugira ngo igufashe irimo kukuroha. Umuntu yakabyutse mu gitondo byibura akareba ni hehe wenda hari akazi, ni iyihe myanya, ni hehe hari imyanya by'abantu barimo kwa applyinga. Ushobora kubyuka mu gitondo ukajya kuri Job in Rwanda ukareba utuzi duhari, uka applyinga, ugashyiraho CV tayari, ugategereza byibura mu tuzi 20 wa applyinga ushobora kubona kamwe bakwakira. Wenda ukagenda cyangwa ukabara utuzi umutwe dutatu tubiri, ugatsindwa interview kamwe ugatsinda, akazi ukabura kawo. Ushobora no kutabona akazi, wenda ntabwo mvuze ngo ugende ujye gukora akazi, ujye gukorera abantu, ntabwo yawe wakikorera. Hari ikibazo gihari rero, umuntu akavuga ati njye nashatse akazi namaze imyaka igera muri 3 nshaka akazi narakabuze. Ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni iki ngiki, wagashatse gute? Umuntu abyuka mu gitondo ugafata telefoni ukabanza ukareba missed call, ukabanza ukamusubiza, wamara kumusubiza ugatujya WhatsApp ukareba, ukajya Instagram ukareba DM, ukibaza se ibyo ngibyo nawe uramutse utekereje ukareba amasaha yawe ukoresha ibintu by'ingenzi, nawe ubwawe wakita iby'ingenzi, nawe ubwawe wita iby'ingenzi, byaba ari bikeya. Byuka mu gitondo, niba nta n'akazi ufite ubanza unatarasema. Buriya ikintu cya mbere gifasha iyo umuntu abyutse akaba arimo gutemberamo arambura amaguru, bituma ubwonko bwumva ko uwo muntu ari awake, agomba nyine afite ibintu agiye gufokasingaho. Ubwonko rero buhita buguhereza imbaraga zo gutekereza kure, ukaba watekereza nakora iki kugira ngo mbone akazi. Nyine muri make iyo urimo nko kugenda, uzare nk'iyo umuntu abyutse mu gatondo agatembera agiye nk'ahantu, agenda arimo gutekereza utuntu dushya dutandukanye, ugatekereza ko iki afite amafaranga, kubera iki nta kazi mfite. Ushobora nko kugenda kwawe wibyita kuzerera, havuga ati nukuzerera, wibyita kuzerera, byo kugende utembera. Ushobora kubona ahantu, ukabona ahantu nk'urugero wenda wowe wize multimedia, ugaca ahantu ukabona studio, ukabona y'icyapa cya studio, umutima uvuga ati genda ubaze wumve. Ukagenda ukabaza ifoto nangaye bakakubwira, ukaba wanabaza ati se ntago mukeneye abakozi. Hari ubwo umuntu ahita avuga ati kunzwe twarabuze umuntu nkawe. Hari ubwo ujyana n'ahantu bakavuga ati nta bakozi dukeneye, abo dufite barahagije. Ariko byuka ugende. Ushobora no kugenda mu nzira, umuntu akakubwira ati ngwino nkubwire amakuru yawe, wandangiye ahangaha runaka, wenda ukumubaza wari ugiye gukora iki. Naringiye wenda gufata video runaka, ariko nabuze umuntu umfasha, ku buryo wenda nk'urugero wize multimedia, nk'urugero usanze yabuze umuntu cyangwa umukino ujya yabwiye ngo azamufashe gufata video, aramutengushye, yamutengushye ntahari. Ubwo rero wowe ku giti cyawe nta kindi kintu uhita ukora, ahita akubwira ati okay, wowe tuvuga ati none se ko njyewe mbizi waza nkagufasha. Rero ibintu by'ingenzi nk'uko nabibabwiraga, ugomba kubyuka mu gitondo cya kare ukagenda ukajya gushaka akazi, ukagenda ukabaza se ubundi no mu masomo asanzwe, mbere y'uko umuntu atangira projet runaka agomba gukora icyo bita site survey, banza utemberemo urebe se nihe nakaka akazi kubigendanye n'ibyo nize. Ntabwo kuba
hafi aho ngaho hashobora kuba hari abantu bakora iby'ubufundi, ubwubatsi, abakora wenda by'izindi nzego zigiye zitandukanye, ariko wowe ntabwo ari byo wize. Ugomba gutembera ukamenya ngo mbere yuko ntekereza ko nabona akazi kaba hehe. Ushobora kugenda, ushobora kubaza inshuti. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, ubwo icya mbere nababwiye ko byuka mu gitondo ugende ujye gushaka urebe ngo nakura he ibyo niga cyangwa ibyo nzi bibahagana he. Ikindi kintu cya kabiri cy'ingenzi, tangira ubaze inshuti n'abavandimwe, bitangira kugira isoni. Umuntu wese muhuye, ushobora kuba n'umuntu ukamubaza se ntago wamenyera, ntago wambwira nabona he akazi ko nizi ngibi nibi. Buriya urubyiruko muri iyi minsi bafite akabazo ko kuvuga ngo bakagira amasoni, akavuga ati se nimbibwira umuntu arumva ngo ndi block, arumva ngo nta kazi mfite. Don't fear, haguruka ugende ubwira umuntu uti njyewe rero nta kazi mfite, nasoje kwiga kandi nizi ibi ngibi, nta kuntu wampuza n'abantu runaka. Buriya baravuga ngo nta makuru ufite nta cyabaye. Kugira ngo umenye yuko hari akazi runaka ahantu, urabanza ukabaza ukamenya ko aho hantu barimo baratanga akazi. Wamenye ko barimo gutanga akazi ukajya gusaba iyo akazi. Rero mu gihe utazi neza niba nta makuru ufite hano harimo ko barimo baratangira akazi, wahabona akazi se biciye mu buhe buryo? Gerageza uve mu rugo, gerageza ubaze amakuru. Noneho ikindi kintu, gerageza creating a friendship. Hari ukuntu abantu mwabaye selfish, ugasanga umuntu abyuka mu gitondo ari kuri telefone arimo kuvugana n'abantu bibereye muri Canada, arimo kuvugana n'abantu bari kure cyane, kandi abantu bari kure cyane nta muntu n'umwe ufite na gahunda yo kugira ikintu agufasha. Reba mbere y'uko ureba ku nshuti ziri kure, reba iziri hafi, kuko njyewe mu gitondo cya kare uramutse ubyutse ukagira ikibazo cyangwa ushobora nko kurwara, njyewe waza nkakugeraho nkaza kugusura. Ntabwo wa muntu uri muri Canada wenda ngo inshuti yawe mwiganye ari uzaza kugusura. Mu gihe ukeneye akazi, ndabizi wenda ngira umuturanyi, ndabizi ko nta kazi ufite, ushobora kuza nkubwira ati ko nabonye hari ahantu hari umuntu wari wambwiye ati hari akazi runaka, wenda ndakurusha amakuru, ahubwo ati hari ahantu hari akazi runaka, ntabwo wagashobora. Ariko wa muntu uri hanze arakubwira ati se ashobora no kuba atari no hanze, ashobora kuba yibereye i Karongi wowe uri i Kigali. Ntabwo nyine no mu bantu b'ingenzi hari ukuntu hari ikibazo gihari mu bantu, umuntu akibwira ko nyine ari inshuti n'umuntu, ariko uwo muntu yibwira ko ari inshuti, we mu nshuti aba ari wowe atakubaraho. Nyamuneka gerageza creating friendship zifite umumaro. Ikintu cya kane mpise nimukiraho, menya inshuti za nyazo. Hari ukuntu umuntu rwose ashobora no kuba wenda avuga ati nta kibazo cy'akazi mfite, ariko muri make ukaba ufite inshuti zishobora no gutuma n'ako kazi uriho ukareka. Hari inshuti ushobora guhura nayo nta kindi kintu akuvugisha, gusa bakubwira ati bro umeze gute se, umeze neza se, hariya hepfo hari party tuzajya kunywa, hazaba haje n'ibyana. Ukibaza muri make ibyo nta kindi kintu mu buzima yari yakubwira. Ntarakubwira ati hari ahantu ari mbonye wenda agasambu ka makeya. Nta muntu nyine bari yakubwira ngo byibura ahantu ari mbonye umuntu urimo kugurisha moto yari yashomye ariko arimo yigurisha ku biceri bikeya, wayigura ukazayigurisha n'undi muntu kunguka hayangana. Ukumva muri make we arakubwira nyine ukuntu mwakodesha imodoka mukajya ku Kivu. Know about your friends. Banza umenye inshuti zawe, urebe ese buriya baravuga ngo umuntu waciye umugani ngo ingwe ntiheri zo gufata ku gakanu nuko yabitojwe. Ushobora kuba wenda utari uzi kunywa inzoga, ariko kubera kugira inshuti zinywa inzoga uyu munsi mukagenda mukajya ahantu akakubwira ati wanyweye, ukavuga ati wapi ntabwo bikunda, akongera akakubwira ati umunsi ukurikiye iminsi kabiri kabitatu ukazagera ukavuga ati sugo inshuti yanjye izamfata gute mu gihe ibona ko nyisuzugura, mu gihe azi yuko wenda twakagombye kuba inshuti. Nawe ushobora kubaza ati kuki wumva ko wakitandukanye natwe, kuki twebwe twanywa inzoga wowe ukajya kunywa ibintu by'amafanta, ahubwo biguserereza umunsi umwe ukazanywaho. Kuko kunywaho rero bikazongera n'undi munsi, kunywa rimwe byonyine bikaba impamvu yo kugira ngo ujye uhora umwe. Akajya arakubwira ati se cyagiye ko wanyweye wabaye iki, cyagiye ko wanyweye wabaye iki. Make sure of taking care what your friends are telling you. Ugomba kumenya inshuti zawe zirimo zirakubwira ibiki. Are they important things or there are things which are making you to become a very bad person? Rero mukomeze mugire ibihe byiza. Nagira ngo mbagezeho utuntu tw'ingenzi nk'urubyiruko mwakagombye kumenya cyangwa mwakagombye kwitwararikamo kugira ngo ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza mutazabaho mwicuza ngo mufite n'impamvu. Buriya iyo umuntu ashaje nibwo abona ko ibintu nyine byose yari yaragize nk'impamvu nta mpamvu zari zirimo. Umusaza buriya uzarebe abantu bashaje, umusaza arakubwira ahora avuga ati man iyo mbimenya mba narize, ariko iyo akiri umusore yari afite impamvu, avuga ati njyewe mu rugo nta muntu wigeze wiga, njye se ndiga ngo bimarire iki. Ariko iyo amaze gusaza atavuga ati iyo mbimenya nari kuba narize. Rero be aware
of your manners and ugomba kureba nyine ukavuga ati nkeneye iki, nshaka iki, ndakora iki kugira ngo intego zanjye zigeraho. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.